Boss yaramaze gutwara ubwenge ntukita ku muryango mwese muri bamwe. Ariko iva n'uruzo gico. Yesu gisogera cyangwa ugiye gusura mu nzu wambare. Ugira mu mutwe harimo ibi bintu uri bubihamye imbere ya musaza wanjye. Oya, no bizana benda byiha. Si wowe bimbwiye? Naguharatura. Ku buryo musaza wanjye ashobora kukureba. Akabona igisura cyawe cyawe madodo. Kuko ni muvukana. Ko mbona cyane muvukana. Reka muri shitani. Sinshaka kukamenyero. I know it narimbize pe narimbize. Se papa kuki wahora ungora buri. Sagara, I don't want it. Sheri? None se kugiye biti? Sheri bazi barampamagaye ko hari umurwayi ugize impanuka nyine ngiye kumufasha. Mwana fashe cyo kibazo cyawe kimuka utangiye kumva. Niko, ubundi bigenze bite mu byukuri? Mutima wanjye niteka mpora numva yuko nta n'ikintu nakubwira kuko aya makosa nta n'impamvu buriya yinsubira cyaha umuntu yakwiyamye ikintu bwa mbere akabona ikintu bwa kabiri iteka ryumva yuko anababaye kandi ibintu biva mu mufuka w'umuntu ntabwo ngiye nzajya nkora mu mari dépense ejo bundi twahinduye kirimayeri transmission urazihindura kubera amakosa yawe none imbwa yagiye ifata intuza imodoka irangije agenda nari navuze ngo umutwara gusa umwe mwumva yuko ngiye ncura amafaranga kwa kweli. Ntabwo dad ntabwo tuzi ko we nta n'ikintu ushaka kumbwira nta kintu kimwe ushaka kumbwira. Tuzi ko bizagenda gutya. Mutaba ukora iki? Umushoferi wa Msembe uri umushoferi ku cyangwa imodoka. Please ntabwo utanga akazi nta mabwiriza utanga. Ngiye kunumva twatandukana neza tugatandukana amahoro byibura nkamenya ngo ndifasha ngiye nkamenya ngo ndifasha nkamenya ngo ndisiga nkisanga. Ako papa basi ayo makosa ninjye akaba yankora pana ku. Wowe wemerewe kumuha amabwiriza kari cyo ngiye ntashaka gushwana nawe wemerewe kumuha amabwiriza. Mutabazi igiye witeka mu myaka yose tumaranye ahangaha uyu mwaka umbereye wagira ngo niwe wazanye n'ibibazo byose uyu mwaka umbereye impfa gusa nta n'ikintu na kimwe wigeze umfasha nta n'ikintu na kimwe wigeze umarira rwose kandi imbere waje uri ndashyikirwa uri umuntu ukora ibintu bifatika uri n'umuntu w'umujyanama muzima. Ariko kubera iki mwakitinga nk'inkunda rubyino kandi iteka agiye mpora mbabwira yuko mugomba kuba abantu b'abagabo nawe muganye mukazajya mwikora own management ntabwo ibi bintu ari byiza. Mutabazi sinshaka kongera gusubira gushwana nawe afazaraho kugira ngo ibintu byangirike. Wisubike toka kwenda genda mvane ruhande urebe hano ujya kwicara afata imodoka ariko wowe kuza agaciro k'imodoka kabuza agaciro niki uzi ko byansabye kongera gukoresha debossage irangira kongera bagashyira indi gushyashya ubusuriya mwana w'abandi uriya mwana w'abandi yaramugapfuye none se buriya iriya invoice uzayishyura iriya facture yo kwa muganga uzayishyura kiriya cyuma uzakishyura koko bashyizemo Uzakoreramo ngata ku mushahara bose. wagira ngo uhembwa miliyari ntabwo miliyari ibintu wakoze kandi nawe ubwawe naho uzajya wicira wumva wigaye mu mutwe wawe uvuga yuko inshingano zawe utazikora neza. Sinjya nkunda kuvuga ntabwo urabizi ariko ibi birangira uyu munsi umurwayi turakomeza tumenye ko tubikurikirana turebe yuko nicyo cyuma cyamujyamo ubwo doctor niwe uza kuza gukora consolidation areba ubumuga ubwo polisi militaire metero ikabona amakosa yawe tukagira amahirwe bakayakwegekaho niba barabonye yuko ari Ivan wari utwaye amakosa akaba yawe uzayirengera uriya mwana nagira icyaba kindi niyo rwose uzabibazwa uriya mwana n'umutera ubumuga umwana Bose baba ntabwo bizongera ntabwo bajya ku imodoka numva nta n'ijambo na rimwe wagabye ko nabonaga amahara turi twenyine turi muri quartier nabo batikamo nyamara ngo inkweto zanjye z'umukara nizo ndi bugende nambaye ntabwo bizongera uzazende zifite akuma hejuru bari zitunganya ziriya nshyashya Tujya kugenda. ngiye kujya nabona kumana nawe Watse nanga tukagenda tatu. Mutaba byo nshishiza agatambaro nabonye igihe cyayitamyeho Daddy turajyana. please no problem. Okay. umuntu akirirwa atunara ashaka amafaranga nayo umuntu akayasipendinga muri dépense ziri inutile zidafite umumaro.
nta byangana kananejo twese undi wo ngubu wahishije gusubiza ibindi bigende twaye ngiye mbona abantu banga bazanasaza kabisa bakoze iki se bose bose niso bose kwa ufite umushiramo kalisi reka ariko ngubwire bose undi igitekerezo nagize ibintu undi bibera bajya kuzajya bagusaza kandi ko ushoferi azakanyiheri nawe ubwo wananiwe kwishofa uzashofa abandi ibintu bya muri uru rugo ibintu bibera aha ngaha nta handi hantu nabibonye rwose bose mba nagerageje ngiye inshingano zanjye ndi mu bantu ba mbere bazubahiriza neza uzasazwa n'abandi ariko ngewe reba kalisi reka nkubwire no mu bantu bansaza kurusha abandi hano muri uru rugo urimo ni iki wakoze kuva bwacyo aho bwakire wakoze iki ese bose ahubwo icyo ntakoze ni nyine mbwira icyo wakoze mpereho nkwivaro wakoze iki bose buriya nuko utabizi buriya muri uru rugo ndi mu bantu ba mbere bavunika ahubwo buriya mbafite njyewe nakubajije ntiwakoze iki ntazongera agashaka undi mugore wenda ubwo nzashaka undi mukozi bose oya none se ubu niba ibyo no kubifunga byananiye nsanzwe gukorera rwose genda uzabyoza ni ukwirirwa umuntu ari muri zagara ku bitari byo kwitaho njye mba nagerageje sibye nk'aya masahani ntaruzi kandi nayo ngiye kuyarangiza iyo noneho wajyana n'inkari zikonje kalisi ubundi ubuntu ushyiramo amazi azambaye nkasomaho gake wenda nakozaho umunwa najye mu ntuzasangira n'inzoga nasohoje we ntabwo wenda twasangira ku gikombe kimwe iyi ni inzoga y'urugamba ako ngako ubundi niko gacururutse ubwonko bwanjye akangaka niyo waza cyangwa n'ahangaha wenda icyo gihe ukinyweramo igikoma cyawe ubundi se urabizi kalisi iyi ni inzoga y'imihigo iyo nkanyweye byibura agapfa kunyibagiza umugore imihigo imwe bavuga y'intore se gapfa kunyibagiza ibibazo nagiye ncamo ujye ukareba wirebe kandi ukajya ushyiramo amazi aho mba nayisize siga amapimye basi ntabwo njya nsomaho rwose mu bintu bya mbere nuba njye ninywera amaji nisomera kuri ji ubwo ndagerageza nkaho ariko ku nzoga ji y'umukobwa wanjye ntugasome kalisi hari igitekerezo wari ugiye kumpa nkongera gisubiremo mu byo waberuguye ku ijambo itiki niwumva reka bose reka mubwire no muri karitsiye iwacu aho narindi abantu bose baranyemerera ku bitekerezo ariko uzi ko njye nigeze gutanga igitekerezo mu nama y'umudugudu bivuna muheto bizaye ntabwo igitekerezo cyari igitekerezo hariya n'imbwa zimaze iminsi zirya abantu ntabwo igitekerezo ko bica imbwa zose kandi igitekerezo cyanjye baracyacya bambwira ko n'amakuru ageze no kwa gitifu w'umurenge ko bagomba kwica izo mbwa zirya abantu usumva ari umuhanga barazishe ibyo nibyo ntigeze menya kuko ntabwo nigeze nkomeza kubikurikirana abashinwa bamenye ko mwishe inyama mwagiye uzwijyana ndi mu Bushinwa nasabye ifunguro riryoshye kuruta irindi bakanzanira imbwa ndahirana abana nka kwasabahize n'imbwa ntabwo nahirya kalisi mbona nawe warya imbwa nuko ntambwira igende bose wariye imbwa oya narabahakanye bavuye mu nzereka amasi nariye imbuto kuva ngeze mu Bushinwa nariye imbuto no kurinda avayo haryaga imbuto kalisi uzi ikintu musaba se buriya igitekerezo ariko rero bampfukiranye nakikubwiye nyine bose reka nkubwire igitekerezo kizima ntabwo ugereranyije inzu ukuntu imeze ubwiza bwayo imbere ukuntu hameze abantu bose bageze ahangaha baratanga ejo bundi hari umuntu wigeze kunsa umusore wo mu cyaro aransura ariko yabwina igendera bati mu bakire ku ijambo ariko buri ikintu kimwe wazanye umugore uzana umugore ni ukuri kandi uzanye umugore byaba ari sawa umugore wajya muri shop ukamugura wajya mu iduka ukamugura umugore waramugura ko nari mfite inyamibwa isumba izindi ko nari mfite inyange zurusha kwera ibihogo byahogoje umutima wanjye karisite ntukanyibutse umutima ntukanyibutse urugori rwera rwose ntabwo wamukwa gakwese gakwikize kanyagwe na rudahigwa mu byoze ibibazo birambona mbona bizantesha umutwe pe icyifuzo cyanjye giciye amazi kalisi ibyo ni urugamba ruganirwaho n'abagabo ntabwo ari urugamba ruganirwaho n'abantu baho ngo badafite 12 uru ni urugamba rurwanwa n'intwari n'intwarane handi harwanwa intwari zananiwe cyangwa se nacyo bite icyose kandi ujye ungabanyiriza stress dore ko yabaye kandi nyine urabyumva twageze hariya hano imbere yo mu rugo
kako twari ducitse vie mbwira mutipe nyine natse wambaye nka twara urabizi then ikibazo cyavutse hagati yewe ndi kwa ngeze hafi ya Feruje arayepfo ku muhanda nyine mutida nge sine namubonye nta nubwo nabonaga ko yiteguye kuba yakwambuka ngiye kubona wa mugani mbona wagira ngo yabaze rimwe kabiri gatatu yahumirije gusa nyine niwe ikagaragara nk'agaturage nyine pe then nisanze namugonze umva nahise mvuga ikintu natekereje mu buzima bwanjye nahise mvuga ati papa aranyishe ariko mani wakoze amakosa bro ese wowe basi waganire nawe wumvisha avuga ngo iki mani vi yarakwica ese ntumuzi wowe urumva yago sister none bite wowe w'ikinyamafuti ese kuje urwana nawe ikibazo cyawe nicyo ngicyo n'ujya uhinduka kuje urwana sinantinye kana n'uwo gusa nk'ibyo bizanye gute hariya huzuye wamaye nkanywaho uzajya ureka basomye ko yanjye ntabwo wagenda wowe bose sawa bifite ibyawe wowe nuko nyine urumva bro mani vi yarakwica ariko mwana gusa anyway wigeze ubona umukobwa se wigeze umubona wapi muri kuganira ku bakobwa se nkawe wapi mani nawe umbwiraga amafuti yakoze ajya kugonga umuntu kandi tuzi ko umushoferi yari yamutwaye atari ukwigira jerekone se ngo azi gutwara ikibazo cyawe imodoka nicyo ngicyo ugira umunwa ntugirangira genda tuva iruhande se ndabyanze se ubundi wowe uje ute sister mwese ko nari nababuze irungu ryari twari ryanyishoboye turi kwiganirira ibintu nawe usigaye unyirukana genda ujye kureba itente genda ujye kureba ntabwo itente ari ukwirukana sister wowe genda uburira filime wowe nta nubwo urakura na ntabwo tonzi ngenda ntabwo urakura ngo uze ndaguma wicare n'abandi. njyenyine ngaho turaje tugusange mu nzu basi umbarata bro ariko viye sinzi kuri uwo mucike oya birarangira mani biranaga nashaka ababyeyi nyine reaction nkuko ushaka kugira ngo namubwiraga ngo biriya bintu yakoze viye ntabwo ari umucike dadi so muzi nanjye nibyo namubwiraga aranyica se arakubwira gusa mani bro wari kumbwira ngo uwo mukobwa ngo iki wish yuko wahura nawe reka agenda ameze gute ni umuturage ariko ni umushaka kuba changeable wamuhindura pe nibyo ndabivuga wabona imodoka yaguhuje n'umuntu nibyo ndabivuga burya nta hantu abantu badahurira babona imodoka hari ahantu yahurije n'umuntu gusa nyine dusenga imana nawe ndabizi ko nakoze amakosa ariko dusenga imana bizavemo ari amahoro wasanga waranamukunze ubishaka ugira amahirwe ubicike kasi urandeba siki kubera ko uburyo twajyanye na viye cyagiye tuzi umujinya yari afite buriya yakwibikiye manzi ko yarahingutse nkimubona ndavuga ati buriya yakwibikiye utagira ngo ahubwo ujye ushima ninjye nagusabiye imbabazi nawe nabyakubaho bro nawe byakubaho oya ariko se ubundi ko nzi kuzi imodoka fresh ubundi ni accident ahubwo se anyway muze tujye kurya nibyo nari nje kubabwira harimo numva arakora nshaka guhuza nawe amaso harimo arakora sister genda ndekere nyine urebe ahantu ari ubwire nuko nawe konyirukana ngo nana wene nkorera ibyo nkusabye ariko nawe yari yihagazeho none ndabona ubwoba bumwishe n'umuzi se ngwino ariko tujye ku meza wowe nkorera ibyo ngibyo nta bindi sister babwiye ko tuje gutangira wenekera ahantu ari de ngiye kubareka kandi umunwa wawe ndamaze anyway bro buri gihe kizagira wenda uhure nawe dada ni mwiza ateye neza y'inzobe sicyasa no guturanye mani muzakomeze mumwiteho rero niba ari uko mani zagira imana ntihazemo ibintu bya polisi ko nawe mfite ubwoba nubwo nivugishwa gutya